Imana ishobora byose, Imana ikiza indwara, Imana itanga ubuzima, Imana itanga amahoro. Uyu munsi urimo uravugana natwe, urimo uravugana natwe yuko uzatugirira neza, urimo uravugana natwe yuko uzahindura amateka y'ubuzima tubayemo. Dore abenshi tubayeho tutagira akazi, dore abenshi tubayeho dusabiriza, dore abenshi tubayeho dupfundikanya, ariko kuko uri Imana ivuganye natwe, hari amateka ugiye guhindura uyu munsi, hari iby'ingenzi ugiye kurema kuri twe uyu munsi, hari igikundiro gishya ushize ku buzima bwacu, hari amahoro winjije mu miryango yacu, hari ubuzima winjije muri famili zacu. Niyo mpamvu natwe twafashe umwanzuro tuvuga ko tutazakureka, tuvuga ko tutazakuvaho. Haleluya! Umugisha wawe uraza kuri twe none. Haleluya! Umugisha wawe ugume kuri twe. Dore duteze ibiganza, turashaka kwakira icyo wavuganye natwe, turashaka kwakira impano, turashaka kwakira umwuka wera, turashaka kwakira abana b'umugisha, turashaka kwakira inzu z'umugisha, turashaka kwakira bizinesi y'umugisha. Turagushimiye Mana, turagukunda, ushobora byose, urakiranuka, urera, witwa ndiho, niryo zina ryawe. Niyo mpamvu uko dusenga hari ibintu uri kugenda uvivura, hari ibintu uri kugenda ukora, hari ibintu uri kugenda ukemura, hari ibintu uri kugenda wubaka ku buzima bwacu. Mu izina rya Yesu hari indwara urimo ukemura, mu izina rya Yesu hari amadeni urimo wishyura, hari agahinda urimo wirukana muri twe. Turabigushimiye kuko uri Imana ishobora byose. Rero abantu mutarakora subscribe, mukore subscribe kuko Imana irimo irakora ibintu bidasanzwe hano mu rusengero rwacu, irimo irasana imitima y'abantu bashonje babagaye. Imana irimo irabikora. Kora subscribe ujye ukurikirana ibiganiro byacu, usengane natwe, Imana ikugirire neza. Murakoze.